Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza uwe maze gukanda subscribe kandi nawe niwe dukurikiye ubwa mbere nkunda guhita mbwira ko update zose amakuru bagezwe ranga uzajya uyasanga nukuri kose nkuzaniye ku mashusho y'umugabo wagaragaye rero ashaka kugonga umugore we mu karere ka Kicukiro na amashusho yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kubera ibisa n'ubugome biri muri aya mashusho kubera ko ukuri kose no kwamaze kujya hanze kuri iyi video cyangwa se kuri ibi ngibi niba utarigeze uyibona reka dutangire no gusobanurira gato kugira ngo tuze kujyana byose ubizi ni amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa Twitter ashize rero nyine iminsi agaragaye akwirakwira hirya no hino hatandukanye nayo umugabo wo mu karere ka Kicukiro rero wagaragaye ashaka kugonga umugore we ni ibintu bisa n'ibiteye ubwoba bigaragazwa n'amashusho n'ubundi ya kamera yo muri urwo rugo kuko urwo rugo byabereyemo hari tuno dukamera tuzwi nk'ama CCTV cameras so ubwa mbere rero ngo aya mashusho yajya hanze kuko ngo ibyatunguye benshi cyangwa se byanatunguye benshi nkuko nkuzaniye iyi nkuru nuko ibi byabaye mu mpera z'umwaka twasoje 2022 ariko ubu nibwo byagiye hanze bisa n'ibizamura none abarangamutima ya benshi batandukanye urumva ko nta nubwo ari ibintu byabaye byibura muri uyu mwaka cyangwa se biheruka kuba vuba hangaha ku buryo byibura wavuga ko byari bifite ishingiro cyangwa se bagakwiye kuba bikurikirana ni ibintu byamaze no kuba mwaka washize urumva ko hashize hafi umwaka n'ubundi bibaye kuko byabaye mu mpera z'umwaka twavuyemo gusa benshi ntabwo bigeze bamenya ikibazo mu muryango ngo wari ufitanye nuko kigeze kuba cyarangira ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro byongeye kuzamura amarangamutima ya benshi kuko ako ka video kagaragaye kari gusobanurwa n'umwe mu banyamakuru witwa Scovia Mutesi ubwo yari mu kiganiro kuri radio imwe hano mu Rwanda abivuze rero asa n'usobanura n'ubundi ubunyamaswa bw'abanyarwanda bamwe na bamwe bitewe n'ukuntu umugabo yifasha agafata iyo modoka agahita atera rivanse neza cyane agakata gahindukira rwose agiye gusa n'umwica cyase n'ugonga umugore we sinzi ubundi ibyo bari bapfuye kuko bitangira umugore asa nkaho ari ku muryango w'imbere ariko umugabo we ntagaragara amashusho kuko we aba ari kuri vola yicaye mu modoka mo imbere bakatwereka rero umugore asa n'utangira arimo aravuga abwira nyine umugabo we uburimo imbere kuko umugabo we yiciyemo ari kumwe n'abana muri iyo modoka abana babo babyaranye none rero umugore sinzi cyamubwira kigahita gisa n'ikizamura umujinya wa mugabo none mu kuzamura byose bigahita birangirira icyarimwe bwabo nyamaswa akaba ariho buzamukira kuko yahindukiye agiye kuvugana n'umukozi bari kuvugana n'umukozi ugiye gukingura igipangu nkuko muri kukibona n'ubundi kuri iyo foto nibwo ahita atera rivanse agahita asubira inyuma mu gusubira inyuma umukozi we agahita bibona none Imana igahita imuvugiramo ko akundira kuri kigatabara agahita agenda agahita pushinga cyase agahita sunika umugore vuba kuko habuze gato ni kwa kundi igihe cyawe kiba kitaragera ubundi yo uno muhungu wari ugiye kubafungurira igipangu usa nkaho n'ubundi ari house worker wo muri runo rugo cyase umukozi yajya gufungura iki gipangu umugore kubw'amahirwe umuhungu akaza agahita amusunika habura gato ya modoka ikagenda igahita igikuta cyabo ni ibintu byagiye n'ubundi bivugisha benshi batandukanye nk'uko nabikubwiye bizamura amarangamutima yabo bose cyane ko nagiye mbona n'abantu bagiye batandukanye baba abastari ba hano mu Rwanda nka Mutesi Juri bandika kuri aya mashusho ndetse banakotinga bagakora post zivuga kuri ibi bintu kuko amakimbirane yo mongo bisa nk'amaze gufata urundi rwego kuko ibi ngibi noneho mbikuzene mu buryo burambuye niba utarabashije kubisobanukirwa nawe akaba yarigeze kubibona ariko ntumenye ibyabyo mu buryo burambuye nibyo nkuzane ni inyandiko rozi iburanisha n'ubundi igihe gifite kopi zayo zigaragaza ko ngo uregwa muri iyi dosiye yashinjwa guhoza ku nkeke rero ngo bashakanye n'ubundi ngo n'ubwinjira cyaha mu cyaha cy'ubwicanyi hari rero ku itariki 26
gatatu mu kwezi ko Gushyingo cyangwa se kwa 11 mu 2022 ni umugore rero ngo n'uwo mugabo n'ubundi kuko umugore yahise ajya gutanga ikirego muri RIB ubwo ibi byari bikimara kuba avuga ko ngo kuri uwo munsi ubwo bari mu rugo aho batuye mu karere ka Kicukiro muri uyu murenge wa Kagarama umugabo we yashatse ngo kumugongesha imodoka akamuhushura niko babivuze ngo umugore we yasobanuraga ko yakomeretse ku kuboko no kwitako mu ruhande rw'ibumoso gusa imodoka ngo yakubise igikuta cy'igipangu kigahita gihirima nkuko nabisobanuye haruguru ubushinjacyaha rero ubwo bwavuze ko ngo ibyabaye byaturutse ku kuba uwo mugore yari asanze umugabo we mu modoka agiye kugenda adasize amafaranga yo guhaha undi rero ngo aramukurikira amwibutsa ko nta byo kurya bihari bimwe yamubwiraga n'ubundi nakubwiraga undi gusobanura amashusho urumva ko yarimo aramubwira ko amafaranga yo guhaha ahari ko yamuha amafaranga mu gihe rero ngo gisa n'uyabara ngo umugabo yari afite umujinya mwinshi maze yatse imodoka atangira gukurikira umugore ahagiye ashaka kumugonga umugore we ngo yahise avuga ko ngo umugabo we yari amaze igihe kirekire amukorera ihohoterwa mu buryo butandukanye aho ngo yamukubitaga mu buryo buhoraho amubeshya ndetse amubwira amagambo yo kumutesha agaciro muri ayo magambo harimo aho ngo yamubwiraga ko ntacyo amaze kandi ko ngo yamushatse ntacyo afite mbese yamushatse cyabashakanye ntacyo afite ngo usibye amakariso gusa umugore yavugaga ko ngo umugabo yamukingiranaga mu nzira bamumaze akagenda ngari nubwo ngo yigeze kumukingirana mu kazi aho akorera ubucuruzi bw'ibikoresho ngo bitandukanye umugabo rero ngo yahise afungwa icyo gihe mu ibazwa rye ngo yavuze ko yari asanzwe afitanye ibibazo n'umugore we yitabajwe rero abatangabuhamya nabo bemeza ko umugabo asanzwe afitanye ibibazo n'uyu mugore ku buryo ngo amuhohotera kandi nta mu burenganzira bwe nk'umugore hari n'undi rero ngo mutangabuhamya wavuze ko ku itariki 26 Gushyingo mu 2022 uyu mugore yamuhamagaye inshuro nyinshi ariko undi ntiyamwitaba aho ngo bavuganiye ngo yamubwiye ko umugabo cyangwa se aho murumva baje kuvuganira kuko mbere ngo yabanje gusa n'utamwitaba ariko aho ayifatiye bavuganiye amubwira ko ngo umugabo yashatse kumugongesha imodoka uwo mutangabuhamya ngo yageze no mu rugo agasanga abana ngo barahungabanye bavuga ko ngo papa yagonze mama ngo amavazi y'indabo yo ngo yaramenaguritse n'urukuta rw'igipangu ruhita runahirima umukozi rero wo muri urwo rugo n'ubundi yari yavuze ko ngo umugabo asanzwe atanga ibitunga urugo mu buryo bugoranye ku buryo hari ubwo bamara iminsi 3 bataranarya cyangwa se ataratanga iyi posho ubushinjacyaha ngo bwabonye amashusho yafashwe na kamera agaragaza uburyo umugabo yirukankanye umugore washaka kumugongesha iyi modoka umugabo rero we ngo yashatse n'ubundi kwihakana iyi ngiyi bavuga ko ngo atamugonze cyangwa se atari cyo yaragambiriye kuba umugabo yireguye kuri ibi byaha byose atanabyemera yabanje kuvuga ko umugore we ngo amubeshyera kuko imitungo ngo ayihezwaho ibi ngo atari byo afite uburenganzira busesuye nk'ubwo umugabo afite undi nawe asobanura ko ngo atari byo kuko imitungo ye yose ayanditseho naho kuba atari kuri konti ngo bitakunda kuko ngo adashobora kujya kuri konti ye ya sosiyete yabo y'ubucuruzi kandi atari umunyamigabane ngo ku cyaha cyo kudatanga ibitunguru yavuze ko ngo atacyemera kuko uyu mugabo amanyanga numvise asa n'ufite we yasobanura avuga ko ngo mu cyumweru byibuza atanga amafaranga agera ku 100,000 namwe mu nyumvire imbere y'urukiko rero n'ubundi yaje guhita ahindura imvugo mu iburanisha n'ubundi kuko ngo umugore we bisa nkaho ibyabaye ngo byari impanuka ndetse yavuze ko ngo imbere y'ubushinjacyaha atari ukuri kuko bajyana ibibazo nk'uko izindi ngo n'ubundi zibigira yasobanuye ko ngo nyuma y'ibyabaye begeranye maze bakaganira ku bibazo byari bihari ngo bikakemuka yasabye rero ko ngo umugabo nawe yarekurwa agataha mwunganizi w'uyu mugore nawe yarabishimangiye avuga ko ntacyo umugabo yapfaga n'umugore cyatuma amwica yavuze ko ibyavuzwe n'abatangabuhamya bidakwiye guhabwa agaciro kuko bo ubwabo ari abanyamuryango yasobanuye ko batari kugirana amakimbirane ngo inzego z'ibanze ntizibimenye yakomeje asobanura ko uyu mugabo ngo ajyana abana mu ishuri ryiza kandi ko ngo yaguriye n'umugore imodoka yo kugenda nawe rero yavuze ko umugabo arekurwa agakurikiranwa ari hanze ni nuko nguko n'ubundi impande zombi byaje kurangira urukiko narwo rumaze gusuzuma ibisobanuro by'impande zombi rwaje kwanzura ko uyu mugabo ukekwaho iki cyane ubundi cy'ubwinjiracyaha
rwategeka ko ahita afungurwa mbese we n'umushinjacyaha we bose n'urubanza byose bikajya biba ariko akaburana atari muri kasho cyangwa se muri gereza. Rutegeka ko azajya yitaba urukiko aturutse hanze. Nuko byose rero byaje guhita n'ubundi bigenda. Banategeka ko ngo atazarenga mu mujyi wa Kigali. Ntabwo rero bigeze batubwira niba baraje kugira bakanatandukana cyangwa se baraje kugira bakiyunga. Gusa byose tuzakomeza tubikurikirane turebe uko byarangiye. Gusa icyo nakubwira cyo waba warigize kugira confusion cyangwa se kudasobanukirwa n'izi byari amashusho kuri uyu wagaragayeho, nizere ko uyisubisobanukirwa neza cyane. Insozi rumusaba gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ukurikira byinshi byimbitse binyura ahangaha cyane karanga usanga updates ziba zigezweho zose. Kandi nshimira nawe udahwema no kutwereka ko umunsi ku munsi uri kumwe